ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Mariko. Hari hasigaye iminsi 2 ngo Pasika ibe n'umunsi mukuru w'imigati idasembuye. Nuko abatware b'abahereza bitambo n'abigisha amategeko bashaka gufata Yezu ngo bamwice, ariko baravugana bati ibizabe ku munsi mukuru, ijuru bana rugatera imidugararo. Nuko igihe Yezu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, ari ku meza, haza umugore ufite agakopo kuzuye umubavu umininnye w'igiciro gikomeye. Nuko amaze kugakonyora, umubavu awusuka ku mutwe wa Yezu. Bamwe ariko birabarakaza, barabwirana bati ariko Yezu arababwira ati nimumureke, muramutonganyiriza iki? Dohora ibyamaze kungirira ni byiza, abakene muzabahorana iteka, kandi aho mushakiye mubagirira neza, naho njye nimuzamporana iteka. Yakoze ibyo ashoboye, yasize umubiri wanjye ateganya ihambwa ryanjye. Ndababwira ukuri, ku isi hose ay'inkuru izamamazwa hose, bazajya bavuga n'iby'uyu mugore amaze gukora bamwibuke. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe muri ba 12, asanga abatware b'abahereza bitambo bakuru, agira ngo amubagabize, ngo babyumve barishima, maze bamusezeranya kuzamuha ikiguzi. Yuda asigara ashaka uburyo bwo kumutanga. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, ari naho babagagaho intama ya Pasika. Abigishwa be baramubaza bati urashaka ko tujya kumutegurira he uwarire Pasika? Yezu yohereza 2 mu bigishwa be, arababwira ati nimujye mu murwa, muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti umwigisha aravuze ngo icyumba cyanjye nza kuriramo Pasika n'abigishwa banjye kiriye. Ari bubereke icyumba kigari, gishashe kandi giteguye neza, abariho muntegurira ibya Pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa,
maze basanga bimeze uko yari yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Bugorovye Yesu azana n'aba12, nuko igihe bari ku meza aravuga ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwe dusangira agiye kungambanira. nuko barashavura, batangira kumubaza umwe bati, mbese yaba ari jyewe? arabasubiza ati, n'umwe muri ba 12, dore dukoreye ku mbehe rimwe, kuko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Ariko ahubwo wemeye kumugambanira, ibyiza ni uko umuntu aba ataravutse. nuko igihe bafunguraga, Yesu afata umugati ashimira Imana, arawumanyura arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano, amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bagana ku musozi w'Imizeti. Yesu arababwira ati, mwese bigiye kumbaho biratuma muhungabana, kuko byanditswe ngo, nzakubita umushumba maze intama zitatane, ariko nimara kuzuka nzabatanga mu Galileya. Petero aramubwira ati, nabose bahungabana, ye ntibizambaho. Yesu aramusubiza ati, ndakubwira ukuri, none muri iri joro isake itarabika ubwa kabiri uraba umaze kugihakana gatatu. ariko we arakomeza ati, naho bose bahungabana, ye ntibizambaho. nabo nagomba gupfana nawe, sinakwihakana. N'abandi nabo bavuga batyo. Nuko bajya mu murima witwa Getsemani, Yesu abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano, umwanya ngiye gusenga. Yesu ajyana na Petero na Yohani, maze atangira kugira agahinda n'ishavu, arababwira ati, umutima wanjye ushavuye byo gupfa, nimuguma aha maze mube maso. yigiye imbere gato yikubita hasi,
arasaba ngo niba bishoboka iyo saha ice kure ye. Yaravugaga ati Aba nawe byose biragushobokera, igiza y'inkongoro, nyamara ntibibe uko nshaka ahubwo uko wowe ushaka. Yesu arahaguruka asanga basinziriye, abwira Petero ati Simoni, urasinziriye, ntiwashoboye kuba maso n'isaha imwe. Nimube maso musenge mutagwa mu gishuko, ko ku mutima w'umuntu haranira ibyiza, ariko umubiri wo ukagira intege nke. Yesu asubirayo yongera kwambaza avuga ati avuga nka mbere. Hanyuma agarutse asanga nanone basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe, nuko ntibabona icyo basubiza. Ubwa gatatu araza arababwira ati noneho nimuruhuke, nimurekeraho, isaha irageze, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore unanga ari hafi. nuko ako kanya kivuga, Yuda umwe mu ba 12 azana n'igitero cy'abantu bafite inkota n'ibibando, baherekejwe n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko n'abakuru b'imiryango. Umugambanyi yari yabahaye ikimenyetso ati uwo naguhobera nkamusoma arabariwe, mumufate maze mumujyane mumenye ntabacike. Nuko Yuda araza yegera Yesu ati mwigisha. nuko aramusoma. Babandi bahita basumira Yesu ngo baramufata. Umwe mu baraho akura inkota ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi. Nuko Yesu arababwira ati Mwaje kumfata mufite inkota n'ibibando nk'aho ndi igisambo, nyamara iminsi yose nabaga ndi kumwe namwe mu ngoro nigisha ntimwamfashe. Ariko ibi bibereye kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe. nuko bamusigaho barahunga. Hari umusore wari ukurikiye Yesu yifubita igishura cyonyine, nuko baramufata. We rero arabiyaka abasigira igishura mu ntoki, agenda yambaye ubusa. Nuko Yesu bamushyira umuherezabitambo mukuru, maze abatware b'abaherezabitambo, abakuru n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko baraterana bose. Petero akaba yari yamukurikiye kure,
kugeza mu ngoro y'umuherezabitambo mukuru, maze yicarana n'abagaragu kw'ikome arota. Ubwo rero abatware b'abaherezabitambo n'inama nkuru yose bashaka icyo bashinja Yesu kugira ngo bamucire urwo gupfa, ariko barakibura. Benshi nanone bamushinjaga ibitari byo, n'ibyo bamushinje ntibabivuze. Bamwe barahaguruka bamushinja ibinyoma, bavuga bati, wamwumvise avuga ati, genza se n'ingoro yubatswe n'amaboko y'abantu, maze mu minsi itatu nubakire tubakishije amaboko y'abantu. ariko no kuri ibyo uko bamuregaga ntibabihuze. Nuko umuherezabitambo mukuru arahaguruka, ahagarara hagati y'iteraniro, abaza Yesu ati, ntacyo usubiza ku byo bakurega. we rero aricecekera ntiyagira icyo asubiza. Umuherezabitambo mukuru arongera aramubaza ati, mbese uri Kristo, umwana wa nyagusingizwa? Yesu aramusubiza ati, ndiwe. Byongeye kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bwa nyir'ububasha, munamubona aje ku bicu by'ingoma y'ijuru. nuko umuherezabitambo mukuru ashishimura imyambaro ye avuga ati, abagabo bandi mushaka n'abiki, mwiyumviye ukuntu atutse Imana, murabitekereza iki? bose bahamya ko akwiye gupfa. Hanyuma bamwe batangira kumuvundereza amacandwe mu maso no kumukubitisha, bamubwira bati, abagaragu nabo bamukubitisha. Icyo gihe Petero yari mu rugo, maze haza umwe mu baja b'umuherezabitambo mukuru. Abonye Petero aramwitegereza, maze aramubaza ati, bari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Petero arahakana avuga ati, ibyo simbizi, sinumva icyo ushaka kuvuga. arahaguruka ajya ku irembo. Wa muja yongera kumwitegereza, abwira abaraho ati, Wakuriya n'umwe muri bo. warikoyo arongera arahakana. Hashize akanya abaraho babwira Petero bati, nuko
nuko atangira kurahira yimazeyo ati uwo muntu muvuga ntabwo muzi. ako kanya isake ibikubwa kabiri. Nuko Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati isake itarabika ubwa kabiri uzaba ugihakanye gatatu. nuko araturika ararira. Mu gitondo cya kare abatware b'abaherezabitambo bateranira hamwe n'abakuru b'imiryango n'abigisha amategeko, mbese abagize inama nkuru yose. Bamaze kuboha Yesu baramujyana bamushyikiriza Pilato. Nuko Pilato aramubaza ati mbese uri umwami w'Abayahudi? Yesu aramusubiza ati urabyivugiye. abatware b'abaherezabitambo bamurega byinshi. Pilato arongera aramubaza ati ko ntacyo usubiza, ntiwumva ibyo bakurega. Yesu ariko ntiyongera kugira icyamusubiza. Pilato biramutangaza cyane. Buri munsi mukuru yabarekuriraga imwe mu mfungwa babaga bamusabye. Ubwo rero mu buroko hakaba uwitwa Barabasi wari wafatanyije n'abandi bagomeye bari biciye umuntu mu myivumbagathanyo. Nuko rubanda rurazamuka batangira gusaba Pilato ngo abagirire icyo yabamenyereje. Pilato arababaza ati murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi? yari azi neza ko abaherezabitambo bakuru bari bumutange bitewe n'ishyari. Ubwo ariko abaherezabitambo bakuru boshya rubanda gusaba ko barekurira Barabasi. Pilato arongera arababaza ati maze singire ngo mwite umwami w'Abayahudi? bo rero batera hejuru bati mubambe umusaraba. Pilato arongera arababaza ati ikibi se yakoze ni ikihe? bo rero barushaho gutera hejuru bati mubambe ku musaraba. Pilato ahitamo gushimisha rubanda abarekurira Barabasi. Amaze gukubitisha Yesu aramutanga ngo bajye kumubamba. Nuko abasirikare bajyana Yesu mu gikari cy'ingoro ya Pilato, maze bakoranya igombaniro ryose. Bamwambika igishura gitukura, nyuma baboha ikizingo cy'amahwa bakimushyira mu mutwe. Nuko batangira kumushungera bavuga bati turakuramya mwami w'Abayahudi. ubwo bakamukubitisha urubingo
mu mutwe bakamuvunderezaho amacandwe maze bagatera imbere ye byo kumuramya bamaze kumukwena batyo bamwambura igishura gitukura bamwambika imyambaro ye baramushorera bajya kumubamba mu nzira bafatira na Simoni w'Isireni se wa Alexandri na Rufusi wiviraga mu murima ngo amutwaze umusaraba nuko bajyana Yesu ahantu hitwa Gorogota bikavuga ku Gihanga bamuha divayi ivanze n'indurwe ngo abinywe ariko ntiyabyakira nuko baramubamba hanyuma bigabanya imyambaro ye bayikoreraho ubufindo ngo bamenye icyo buri wese yegukana bamubambye ari ku isaha ya gatatu hari kandi urubaho rwanditseho icyo azize ngo ni umwami w'Abayahudi maze bamubambana n'abagome babiri umwe iburyo undi ibumoso bwe abahisi bakamutuka bazunguza umutwe kandi bavuga ngo Gauda wewe senye ingoro y'Imana maze ukongera kuyubaka mu minsi itatu ikiza ubwawe maze wimanure umusaraba abatware b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko bamushinyagurira bavuga ngo yakirira abandi none yananiwe kwikiza ubwe Kristo umwami wa Israeli yamanutse ku musaraba kugira ngo tumaze tumwemere ndetse n'abari babambanywe nawe nabo baramutukaga bigejeje ku isaha ya gatandatu umwijima ucura ku isi hose kugeza ku isaha ya 9 nuko ku isaha ya 9 Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati Eloi, Eloi, lama sabachthani bivuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? bamwe mu baraho bamwumvise baravuga bati aratabaza Eliya umwe ariruka avika icyangwe muri divayi irura aramuhereza ngo anywe avuga ati nimureke turebe niba yaza kumumanura Yesu arangururijwe cyane